coming towards the end. imigi imwe n'imwe yagiye ikora ibidakwiriye nkurikije ubuhanuzi dusoma imana izagenda iyirimbura nka Sodomu n'Igomora ihanagure ku isi itubera akababaro. Many sins that have sinned so much, as we read in the prophecy, God is going to destroy those cities one at a time. We can truly say all over the world, those cities are facing this prophecy that they will be. Azajya yibumbira hamwe azamuka renga imbibi Imana zishingiye asandare ku isi ahanagura amazu ahanagura imibiri y'abantu iyo batuze abantu bazifata impungenge nta n'umuzabirokoka. We read in the prophecy that the water, the ocean will go above the mansions and the houses and the cities and cover up and destroy the towns. Ibirwara bizaba biriho bavurwe bagire bate bogerwa amaraso ariko bitera ubwoba nta ngingo ubwese ubwo abantu bazifata impungenge ku mugore uri ku isi. There will be diseases, there will be they will destroy people, thousands and thousands of people, and people will not have a solution for this. And between all of that happening, there will be the Church of God. The Church of God that will be calling those people in distraction, those people facing the outcome of the prophecy. The Church of God will be calling them to come without caring about whatever belief that you carry. Today you take the step and enter the Church of God. And know the truth. And let the truth change you. So what you have is for God, not for you to just use it. Enter the word of God, so the angels of God, so the heaven can protect you, knowing you do have a future, an eternal future ahead of you. May God bless you all. I accept the truth in the last days, so we can have the sign of God. May God go with all of us in different states of our homes, and may God do all in Jesus. Now we're going to do one thing that we are truly called to do. Before we go sit down, let's give this chance for everyone. So we can pray and have God give us guidance. The gates are open. All you have to do is to step forward so you can be insured. You can be insured by God Himself. Even if you were to slip and die, maybe, but you do have a future, an eternal future when you wake up. Today here, who can say that they're changing their ways and they want to be with God starting today? I see there's a few people here. There's a few people. I see some people. May God be glorified. Now let's call everyone to come forward. Tomorrow at this now Welcome you all. Please step forward. We are going to read the song.
ubucukoni murakoze cyane 26 reka gisome ngwino ukuri Come as you are. ngwino ukuri uri umutukanyi ngwino ukuri ukanagira isabato ngwino ukuri ndi umusinzi ngwino ukuri nasubiye inyuma ngwino ukuri. However you are, just come as you are. Jesus wants you as you are. Reka gisome uburyo uko nta kindi cyakiza ndokoresha amaraso yawe nitabye ijwi ryawe rimpamagaye ndaje ntama y'Imana ndaje cyakabiri njukoni yakira ubu Yesu nyeza umutima nkure w'ibyaha wowe nyiramaraso akiza rwose ndaje ntama y'Imana ndaje cyagatatu njukoni mbonezwa njukoni mbuyezwa n'ubugome taranezwa nuko ndize mfite ibindwanya byinshi bishoboza ndaje ntama y'Imana erega ndaje cyakati njukoni n'umwanya n'impumyi utungana ndikesha wowe ibyaboneza nayibona iwawe ndaje ntama y'Imana erega ndaje gatanu njukoni nizigiye kunyakira nize isezerano ryawe yuko uzangiza kandi uzamboneza ndaje ntama y'Imana ndaje icya gatandatu njukoni guhamya urukundo rwawe ko wabohoye ingoyi zose uhereye umbayeho rwose ndaje ntama y'Imana erega ndaje mbese ngwere kuzanye iki arabironoye byose babandi bakoze ibyaha. This person here have mentioned all the sin that they have done. Those who have went in different churches, but that's true. Even those who were already in the church of God, but they had went separate ways, different ways, but they are coming back. It is a song with 6 parts, and once that song is done, we will pray. But we ask you to come forward as you are. Come forward as you are.
Rusakara reka dufate n'aka kanya. Yego. Imana nayo ubwayo irahenda. Uyu munsi wa none kuba tukiriho ni ukwihangana kw'Imana. Amena. Twakoze ibyaha byinshi ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Mu gitabo nasomye cyitwa ubutumwa ku basore niho handitswemo amagambo avuze ngo abantu benshi ngo bazajya bapfa, ariko ngo ku bituro byabo handikweho ijambo riteye ubwoba ngo barapfuye ariko banze no kwihana. None uyu munsi wa none Yesu ni uri guhamagara mwese abarushye abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndasoma amagambo ari mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe muzingo n'uwa mbere paje ni ya 424. Haranditse ngo musange Yesu kugira ngo mubone uburuhukiro n'amahoro. Uhereye ubu ibyo byiza ni ibyanyu. Satana ziko muri abanyantege nke ko mudashobora kwihesha umugisha ubwanyu. Nukuri koko nta mbaraga mufite, ariko nimushyire Yesu hejuru muvuge muti mfite umukiza wasutse. Ubwo dufite umukiza wasutse reka twese uyu munsi abariyo twongera kwiha. Mu gitabo cyitwifuzwe byose harimo amagambo avuze ngo umuntu wese wari umunsi umubera mwiza. Yego. Nawe wakwemera uyu munsi wa none ukakubera mwiza. Kwiha Yesu ntabwo bikojeje isoni. Utanga ubuhamya imbere y'isi n'ijuru ntabwo bikojeje isoni, ahubwo niwo mwanya mwiza. Reka dushireho indi ndirimbo imwe. Iyo ndirimbo twongere duhamagare nawe witaba ijwi ry'Imana, ntabwo ari iry'umubwiriza uri kwitaba. Amena. Aho hari undi mwanya ufite gatoya. Ntabwo amahirwe arayabanga barangusa n'abari ku ikoranabuhanga bakurikirana umwigisha wa mbere nanjye wa kabiri n'indirimbo
indirimbo ziraha no guhamagara namwe mwandika ubutumwa bugufi ko mwinjiye mu itorero ry'Imana ry'abana b'imfura namwe amarembo arakinguwe none uyu nawe ngaho iryo avuga ntari kubwira iyo ndire mwishireho natwe icyo tubabwira ni amagambo ari muri Matayo 24 umurongo wa 14 hari kuvuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize ubuhamya n'ubu butumwa muri kureba abona nubwo abantu benshi batabusobanukiwe kuko babwitiranya n'ubundi ariko nibwo nubwo rero namwe nkuko mubizi abahinzi musanzwe muzi ko mujya muhinga ntabwo icyarumbye kijya kibuze cyeze gusarura murabizi cyarumbye ntikijya kibuze cyeze gusarura rero mbabwiza ukuri abantu bagikina niko byahozeho kuko byanditswe mu gitabo cy'umubwiriza ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa nta cyadutse munsi y'ijuru aho ni mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 ibyahozeho nibyo bizongera kubaho ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa nta cyadutse munsi y'ijuru uko muri kurebana na noba bajyaga bavuga maze abagashinga agatoki hano mu gahanga kuko ngo bajyaga babona isi itazashira nubwo muri kubona rero itazashira katubibabwire dukomeje ntabwo nyabwino ntabwo kubyara ntabwo baruramo sinubuse turi gutera bari aha ngaha babizi neza mubimenye ahubwo mumenye mudashidikanya ko turi kubabwira dukomeje Imana nibona hano muri Texas nta murimo hasigayeho kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi bw'abantu bihari tuzagenda Imana izongera tujyana ubwo wenda muragira ngo murabyumva ko ari urwenya ariko sibwo nta rwenya rurimo kuko hanze hari akaga niyo mpamvu turi kubahendahenda hanze hari akaga turi kubabwira dukomeje hanze hari akaga turi kubwira umuntu wese ngo niyinjire kuko hanze hari akaga rero ibyago birindwi murebe ibyashuro 16 urebe biri kunagana biti ubwo nabo bafite amaso y'umwuka bari kubireba reka tubahendahenda abana b'Imana kuko tuzi ko hanze hari akaga buri wese niyinjire aje muri Yesu abe muri go kuko tuzakirwa akaga kavuga y'isi rero Imana tuguhendahenda abasore baraha ntabwo muri kubyumva abagabo ni abasore ni kumva nta kibazo ese nta n'umunyenga nta kibazo ariko ntawo reka Imana y'amahoro ihe buri wese nubwo utanahaguruka ariko mu mutima wawe nawe uteye imbere y'Imana kandi ukosore kuko Imana ishaka kugira ngo ukosore ariko cyane cyane igiteye ubwoba si uguhaguruka ngo wihana ahubwo igiteye ubwoba no kuzarimbuka babyumvise Imana rero ihe buri wese amatwi ubwo tugiye kubaho guhendahenda ni ukuri no kubahendahenda ngo ninjire kuko hanze hari akaga hari ingorane hari amakuba hari ibyago hanze yo kuba mu butumwa bwiza hanze yo kuba mu by'Imana hari akaga niyo mpamvu turi kubahendahenda dukomeje mubyumve muryo rero nta kintu ngaho iyo ndirimbo nijeho njyewe icyo nari kubabwira nicyo ni ukubabwira ngo Imana nibona hano ntacyo abantu bagikora ni ukuri isi umunsi umwe tuzayiraramo twe kuyirirwamo umunsi umwe tuzayirwamo twe kuyiraramo igiye kubakutira amazi n'umuriro nuko reka rero nayo ndirimbo nibayishyireho bawuca baboneke baze basangane baze bahumbe ijana na mirongo itanu abasaruzi usigaye This is the word of God. This is the voice of God, not the voice of man.
iri. Yesu atinze ahera cyane asohoka avuga ngo birarangiye. Yabivuze kabiri. Bwa mbere ntibirarangiye, ariko umusaraba umunyabyaha abonye incungu, Satani aratsinzwe. Nanone arahera cyane, marayika azamusanga, umurimo wantumye gukora nawe urangije, abera bashyizeho ikimenyetso kandi babazwe. Ngo Yesu bizamutungura. Niko kubona umuntu we yararwaje umwana, Yesu yararwaje umugabo, Yesu yararwaje umugore, Yesu inshuti y'inkoramutima akabona umwuka wanyu umushizemo, niho asohoka avuga ngo none ukeneye ko bizarangira atakurangirije ibyaha koko? Mbisubire, ukeneye ko asohoka ahera cyane ati birarangiye, uwo nategereje ngatinda ahera cyane, none Satani anamwivuganye. Satani atumara igikorwa. Reka masabe, reka ndebe niba hari umuntu wavuga ngo nanjye nkeneye ko Yesu andangiriza ibyaha. Shyira hejuru turebe aho uri mu iterambere. Before Jesus comes back and says the word that it is over, this is your chance. If you don't want to accept Jesus, if you want to accept the voice of God today, we ask you today to say that I do accept Jesus today. I want to be known by God. I want to be a part of the church of God. I want God to guide me, to be with me. I ask you just to raise your hands today. Just raise your hand. God is calling you today. If you accept Jesus today, we want you to please stand up. Ngaho muririmbe indirimbo, ngaho mbino mukunzi wanjye, ngaho imwe gusa, niturangiza turasoza, tugiye kunsomera ubutumwa bugufi banditse. Reka dusome isomo rimwe ku muntu wese ufite Bibiliya. Reka bareba maze baze ndaguha umwanya gatoya. Ngaho mbino mukobwa wanjye banguka, ngaho muririmbe bana. Yego ndi musore namubonye hagiye nawe mbino, abaririmbe baririmba.
nakora iki ashiraho indibwe ukitegereza nabo kukanabanga bari kwihana 192 urakoze cyane iyo ya nyuma nta yindi ndirimbo turi bushireho ngaho reka twumve aba nabo bari kuvuga bati nubwo tutari kumwe muri Amerika ariko natwe twinjiye mu itorero bagiye gusoma mu rurimi rw'icyongereza yego indirimbo tukayishiraho iyo ya nyuma nta yindi turifuza ko n'aya magambo tuyavuga yego kandi nubwo abantu rwose byabatwaye umwanya muremure ariko n'Imana yatanze imfura yayo turifuza ko aya magambo nayo muza kuyumva abahanuzi n'abami 317 icyiciro cya 26 afite ikinyarwanda baravuze ngo do not listen to the enemy's suggestion to stay away from Christ until you have made yourself bitter. ntukumve ibitekerezo by'umwanzi muri kano kanya no kumva ibitekerezo by'umwanzi Until you are good enough to come to God. ngo ibitekerezo bikubwira ko ugomba kuba mwiza birusha kugira ngo ube wakwiyegurira Imana. If you wait until then, you will never come. Nutegereza igihe uzawutunganye mu maso y'Imana ntabwo uzigera uza. Baravuze ngo ntukumvira ibyongorero by'umwanzi bikubwira yuko ugomba gutegereza ukabanza kuba mwiza. Nutegereza igihe ngo ntabwo kizigera kigera. urakoze cyane noneho utari mwayishyiraho hari icyo witanze hano naho uvuge nawe murakoze n'uwitanze uri kudukurikiranira ku murongo wa YouTube yitwa Ken Ndikumana ari muri Nyagatare nawe yitanze amena ujya mpaka w'Uganda n'u Rwanda amena wewe uri hano uri kutureba twaje turi ku nawe usigare ko gishyiramo akanyabugabo ngaho reka dusome iri somo kuko n'indirimbo ya nyuma n'iri somo rya nyuma tugasoza tugakomeza izindi gahunda. Matayo 10:32 aravuze ngo turabwira buri wese uri hano ibyo Yesu yavuze, umuntu wese uzankamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data wo mu ijuru. Amen. Uzanyihakanira imbere y'abantu nanjye nzamuhakanira imbere ya Data wo mu ijuru. Amen. Rero buri wese natekerezeho uwihakanye aha ntabwo yazasigira umwemerera hano nawe azemurira imbere ya Data. Buri wese abitekerezeho turirimba indirimbo ya nyuma 193 noneho buri wese afite imyanzuro ya nyuma. Numva ushaka gutunganira Yesu ujyana nawe mu nzira ntoya
studio ubwirwa nawe ushaka kuza aho iki gice cyanyu This is the last part. This is the same. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Are you tired? Think of how you are. This is for your eternal life. Jesus is calling you today.
amazi agiye gukama amazi agiye gukama icyo gice kiraheruka amazi agiye gukama none irangire itaje utakoze ndabona undi mukobwa icyo gice ngaho Uwiteka byarasigaye birazihamye byarasigaye noneho ntawe usigaye hari imbabazi z'Imana ziracyariho dufite n'umwigisha inyuma utwigisha iby'imiryango n'ubuvuzi n'abarazigira umwanya wo guhamagara abasigaye barinjira nta kibazo bose mbese nta wundi waba wihanye ko ikoranabuhanga tumve amakuru nayo aho yaduha Imana ishimwe cyane dusabe hari abantu bihanye kandi nabo dukeneye ko tubasengera hamwe dusoje amateraniro hanyuma tugasubiza mikoro umuyobozi wa gahunda kuko turashoje amateraniro ngaho yego murakoze ni babandi bari kudukurikirana bakoresheje YouTube umwe yavuze ati nanjye mu materaniro ariko sinabashije kugira imbaraga zo guhaguruka gusa mushyire mu masengesho ibyaha bimba mu bimvemo kuko yiyemeje gukorana na Yesu. Ese iyi nkuru ntinejeje yanditse ari muri aya materaniro ariko ibyaha byihanye kandi yemeye gukorana n'itorero ry'Imana mu isi ngaho iteraniro twakire bano bantu. Now let's welcome all these people. One moment. Uko tugiye no gusenga umwigisha akabasengera reka tubasabe baze hano imbere mubakire maze nimumara kubakira abone ko basengera kandi mwana babonye neza. We're going to ask them to step down so we can all see them, and then we're going to welcome them so they can pray for them as well. Mwafashe mwashire ku murongo ko bari bahagarare kuko ndabona baturitse gerageze kubafasha. We're going to all welcome them and then we'll pray. Ufite ikibazo cy'amazi adashoboye gupfukama aricara hano dutane ubwo birashoboka ariko n'ufite ikibazo cy'uko adashoboye gupfukama hasi yego We're all going to kneel down as we pray as well. Nababonye hari bashyire ku murongo neza nta muntu usigara inyuma y'undi n'iyi mirongo na hano bahagaze yego mubafashe neza cyane mubafashe amen rwose harimo ingeri zose abantu bakuze abasore inkumi abasheshe akanguhe n'abahita yeretswe n'abasheshe akanguhe bitaba ijwi riheruka kandi bafata iya mbere mu kwakira ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Bavandimwe kandi bakundwa abantu bitabye ijwi ryabahamagaye kandi ryavuganye nabo. All these people have listened to God and they have accepted the voice from God. Biyemeje kwakira Yesu mu bugingo bwabo. They have truly wanted to give their life to Jesus Christ. Biyemeje kwinjira mu itorero ry'Imana ibyawe bikazamuka muri aya materaniro nabo bajyane nawe kugira ngo bamufashe bacungure igihe bagaruke mu materaniro kuko inyuma dushigaje icyigisho kimwe cy'iby'ubuzima uko twakwitungira amagara mazima ndetse n'umuryango. Ngaho abakuru b'amatorero munyaruke niba hari umuntu uri mu uzereye n'amaragana nawe najyane nawe Byiringiro nawe jyana nawe ndavuga Byiringiro Rubera
kandi muri aba bantu b'Imana bihaye Imana ushaka kugira icyo yabwira iteraniro abo babaherekeje bagiye gufata adresse zanyu muze kubibabwira uwo mwanya turaza kubaha dushimye Imana cyane izina ryawe rihabwe icyubahiro Thank God very much. May His name be umwanya nawe glorified. warunejeje Imana itugiriye neza This was also another good moment that was double as happiness today.